habanje kuza umurundi witwa Ntaryamira perezida w'u Burundi ubwo rero indege yasangira kwaka ngo byabigize akihagera agiye avuye mu mamodoka indege birazimye indege ya perezida wa Burundi perezida w'u Burundi indege yagiye kwinjiramo yatarayinjiramo yahise barakayakaya reka da bagikayakaya Habyarimana baraje akiza ati bigenze bite kutagiye ko narinzi ko ndasanga wagiye ati indege yananiranye noneho rero reka abasirikari nagomba kujana nabo basigare hano weho abawe twinjirane nitugera ikanambe murakomezanya n'iyanje nta kibazo abanje bazazana niyo nikira bazazana na ejo mu gitondo niko yavuze barinjira rero mu ndege. Umuhanzi Kizito Mihigo yaririmbye ngo urupfu nicyo kibi kirusha ibindi. Ibyabaye ku ndege ya Falcon 50 indege y'uwatwaraga umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana yahanuwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mwaka w'1994. Ni urupfu rukomeza kuvugwaho menshi ndetse rugakomeza kuba ingorabahizi bwaniye gusobanurira imbaga harimo n'abahanga mu banyapolitike. Juvenal Habyarimana ufatwa nk'umwe mu babi u Rwanda rwaba rwaragize by'umwihariko ku bake abandi bakemera neza ko yari umuperezida mwiza kandi utarubangamye. Nyuma yo gusinya amasezerano by'umwihariko na RPF inkotanyi muri Arusha mu gihugu cya Tanzania baje gusubirayo basubirayo bajya kwemeranya neza ko amasezerano nubwo bayasinye nyuma y'amezi 8 atashyizwe mu bikorwa. Juvenal Habyarimana bivugwa neza ko indege ye ya Falcon 50 cyangwa se Falcon 50 yaba yarashwe n'abahezanguni y'abahutu nyuma y'uko batemeraga neza ko yasinye amasezerano na RPF inkotanyi, cyane ko abangaba bamwe mu batamuvugaga rumwe nawe bari barimo amazina akurikira nka Theoneste Bagosora, Lieutenant Anatole Sengiyumva, Colonel Baransiritse ndetse na Colonel Nubaharora, Major Ronald Nkundiye ndetse na Colonel Versier Muberuka. Aba ni bamwe mu basirikare bari bakomeye ku ngoma ye ariko batari bari kuvuga rumwe nawe, cyane ko batifuzaga ko yasinye amasezerano n'inkotanyi kubera ko batemeraga ko ari abanyarwanda. Ngira ngo utangira video wabonye uwo mugabo witwa Retired Koporo Senyeri Seretsiye. Uyu yari umushoferi wa mbere wa Juvenal Habyarimana, yakurikiraga uwitwa Michel Yaris Ajida Chef, nawe wari umushoferi wa hafi wa perezida Juvenal Habyarimana by'umwihariko iyo bagendaga ku rugendo rw'amaguru bakoresheje imodoka. Uyu mugabo asobanura neza imyitwarire ya Juvenal Habyarimana kunangira korera mu gihugu cya Tanzania ndetse no kwemera agafata umwanzuro wo kurira indege akaza kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe. Aha yasobanuraga uburyo neza cyane uyu mugabo yanze kugwigoma nk'uko yabibwiwe n'umugabo mukuru w'ingabo areka kumumvira abo nka perezida agafata umwanzuro w'uko bagomba kugwigoma. Ni indege yaguyemo abarenga 11 harimo na perezida w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Iyi mpanuka yahitanye abantu benshi ariko isigaye yoretse imbaga by'umwihariko abari mu bwoko bw'abatutsi, cyane ko nyuma y'urupfu rwo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mwaka w'1994 umututsi wa mbere yari yamaze kwicwa. Mu nkengero zose z'igihugu cyangwa se mu ntara z'igihugu abatutsi batangiye guhigwa bukware. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe icyateye urupfu rwa Juvenal Habyarimana, ihanurwa ry'indege ye ndetse n'uburyo yishwe n'abamwishe. Jye muri kuva cyamuteza amatwi ni Sumaire Saidi. Ku itariki 8 Werurwe mwaka w'1937 nibwo Juvenal Habyarimana yabonye izuba. Gusa ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994 nibwo yitabye Imana. Mbere yo guhanurwa kw'indege ye, Juvenal Habyarimana yabanje kubwirwa amagambo y'uko umutekano utameze neza yakihangana bakarara cyangwa se akareka indege ye ya Falcon 50 ikaza kugwigoma, maze bagafata imodoka bakagenda bagafata umagaciyo hasi. Juvenal Habyarimana icyo yaracyanze, gusa we nyine nk'umukomando kandi w'umuperezida ugomba kuvuga rikijyana yabategetse ko bagomba kurira indege kandi bakagwa i Kanombe mu rugo. Ibi bitangazwa n'uyu mugabo wari ku kibuga cy'indege ubwo Juvenal Habyarimana yafataga uyu mwanzuro. Harya inyuma ngo nakwita ko murizo
Habyarimana tugiye kubona tubona avuye mu ndege arongera asohotse itaniye ikinga umuryango, asohotse ngo Nsabimana ari he? Uko yari yiyumviye rero kuko yarasigaye hanze amaze kumenya ko ruza Nsabimana kusigaye ati nandi uya nzagura agasima mu general ino kwagura make nzazane n'iriya ndege izazejo imwe habyaye ya perezida w'u Burundi yari yagenze monte arabe ngo monte arinjira noneho akigeneye yumvishe bariko bagira ngo nabo bari kumureba bya bindi by'ubusivile abari yerekanye bakinyeneye ko wari usigaye iyo ndwara nari kuvurwa nande ubwo we yahise ntibamubwiye ngo umuntu yahise yinjira mu ndege we yahise yinjira batabimusabye ko nabibonye rero bigeze nko mu masaa 3 none se utaragera aho ngaho abantu bari bafite amakuru kuri uraswe n'impamvu bari bashaka gusigara yari singubwiye ko bari barangije kumubwira ko indege bashobora kuyirasa yari yayamenye Gasari yari yamenye Habyarimana wese ntabwo babimubwiye kandi barabimubwiye akavuga ati ndataha i Kigali amakuru yari avuye kuri la montagne twamwitaga la montagne mu pilote Habyarimana yaranigirije arabyanga rwose ndataha i Kigali n'ubundi ntabwo kuba nkiriho ari impuhwe z'intu ati bashatse kundasekera. Umunyarwanda yaciye umugani ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ibyabwiwe Habyarimana ubwirwa ko ari buraswe ibyo yanze kubyumva, ahubwo ahitamo gufata umugaba mukuru w'ingabo ari we General Nsabimana Deogratias wari uzwi nka Kastare. Ubwo yasohokaga mu ndege yaje hanze ari waje kureba, aramubwira turira indege tugende, maze bafata rutema ikirere berekeza i Kigali Kanombe. Gusa amasaha uko yicumye bigeze mu masaa 9 n'igice zo mu Rwanda nibwo amakuru yamaze gusakara ko indege ya Juvenal Habyarimana yamaze kuraswa. Nyuma yo kohereza mesile zirenga 3 bikarangirira gatatu ifashe ibaba ry'indege maze yitura hafi neza y'urugo rwe i Kanombe. Abaje gutabara harimo n'umwana we mutoya, umukuru wabaye umugabo ari we Jean Habyarimana. Basanze papa wabo indege, icyuma cy'indege cyamaze kumujomba mu gatuza, umutima cyawuroboye. Nuko inkuru y'urupfu rwe yesitangira gusakara ku bitangazamakuru bitandukanye mu gihugu. Abishima barishima, ababara barababara, gusa umututsi yagomba kubigenderamo. Niko gutangira urugamba rwo guhitana abatutsi ku itariki z'ukwezi kwa 4 mu 1994. Urupfu rw'umuntu umwe rugahitana imbaga y'abarenga miliyoni, baricwa karahava. Ibitangazamakuru byinshi byatangiye guhunga igihugu, by'umwihariko ibyakorwagaho n'abatutsi cyangwa se ibyakorerwagaho n'abatutsi batangira guhunga babishoboye, abandi baricwa. Juvenal Habyarimana ni umwe mu batangazwa ko nyuma y'urupfu rwe ibyabaye mu Rwanda ni amahano. Gusa benshi by'umwihariko mu batutsi bishwe bagiye bivugwa ko bishwe kubera ko ari umugore wa Gatakanziga wese ushyiraho itangazo by'umwihariko kuri televiziyo y'igihugu agatangaza ko umututsi wese uri mu gihugu agomba kwicwa. Gusa ibyabaye nyuma y'urupfu rwe byateye ubwoba imbaga. Ikintu gitangaje ku buzima bwa Juvenal Habyarimana ni uko mu rugo rwiwe kandi ikintu cya mbere cyahabaga ni inzoka yiwe kabuhariwe yari yarubakiwe, maze ikagira na pisine yo kogeramo n'imyobo myiza minini yo gutahamo. Nyuma y'urupfu rwe abantu benshi bavuze ko iyi nzoka yahise iburirwa irengero. Ibi byaje neza byihuza no kuba baravugaga ko uyu mugabo ashobora kuba akoresha dayimoni cyangwa se imyuka mibi ngimuhuza n'abakurambere bo mu miryango y'iwabo, bigatuma yorora iyi nzoka. Abandi bakavuga ko iyi nzoka yari y'umuhungu we wakundaga by'umwihariko inyamaswa z'ibikururanda, bigatuma agomba gutunga inzoka mu rugo. Gusa nyine ntawaza ngo yemeze ukuri kw'ibi bintu uretse kuba ari ibivugwa nyine mu bitangazamakuru no mu nyandiko. Juvenal Habyarimana iyo ugerageje gusoma ushaka kureba abamwishe cyangwa se abihishe inyuma y'urupfu rwe, by'umwihariko kuri Google, ikintu cya mbere bakwereka abahezanguni b'abahutu, by'umwihariko batavugaga rumwe n'ubuyobozi bwe, cyane ko batifuzaga nyine ko igihugu cy'u Rwanda cyakinjiramo inkotanyi. Abandi bashyira ku rutonde ni RPF Inkotanyi, abataravugaga rumwe nawe b'inyeshyamba bifuzaga gutaha ariko bakangirwa. Aba nabo bashyirwa ku rutonde
y'ababa barahitanye bakoresheje misile maze bagahitana indege yiwe ya Falcon 50. Aba ni abashyirwa ku rutonde y'ababa baragize uruhare by'umwihariko mu ihanirwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana. Gusa mu nyandiko ndetse n'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye ku isi byatangaje ko by'umwihariko igitangazamakuru cyo mu Bufaransa cyatangaje ko ihanirwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana ari amayobera kandi ko kumenya uwayihanuye byakomeje kuba ingorabahizi. Kuri ubu ngubu biracyakomeje kugwana kumenya uwabahanuye indege ya Juvenal Habyarimana, byakomeje kuba amayobera. Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Ismael Saidi, muri kugera kuri Rwandacom News. Nakubwira niba utarakora subscribe, reba aho hasi maze ukande kukazajya kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Hasta la vista.